Okay, please go ahead. Murakoze nyakubahwa PM. Nitwa Joseph Iradukunda, nkorera ikinyamakuru Umuryango. Ikibazo cyanjye kiragira kiti leta isanzwe ifite policy ya zero tolerance mu bijyanye na corruption. Kuba haherutse kuboneka umuministiri wagaragayeho icyaha cya corruption ndetse nawe ubwe akabyemerera, ese iyi nkongwa yagaragaye mu murima w'amasaka muyirwanya mute? Tukira aho ngaho nanone umuntu yakwibaza ati ese y'ibyaha nka biriya bya corruption cyangwa se n'ibindi byaha bigaragaye cyane muri social media kurenza uko byageze mu rukiko, mubona bidashobora kugira influence kuzashyirwa mu biganza guca ruriya rubanza akagendera ku marangamutima akurikije ibyagiye byandikwa yenda n'abashyigikiye uruhande runaka? Ntabwo mubibonamo ikibazo ku buryo byajya bica mu rukiko mbere y'uko bijya ku mbuga nkoranyambaga? Soza, nizengamba leta yafatiye umwana w'umukobwa w'umunyarwandakazi ushaka kwiteza imbere ariko akaba yakwakwa ruswa ishingiye ku gitsina mu buryo bwari bwo bwose. Leta imutekerezaho iki ku buryo yajya kwishakisha, yajya gushaka icyo akora ndetse n'uburyo yakwiteza imbere ariko ikamurinda kwakwa ruswa ishingiye ku gitsina? Murakoze. Good. Voilà, nibyo ngira ngo warabajije ati izamuka corruption mu Banyarwanda dufite tolerance zero tolerance. Nibyo niyo gahunda ya leta, ubundi ntabwo twemera corruption, byaravuzwe inshuro nyinshi, ariko murabizi nyine na Ministiri bava mu Banyarwanda, iyo twifuza kwicika burundu ariko iboneze ku Munyarwanda wari wese, ntabwo ari uko ari Ministiri cyangwa atari Ministiri, Umunyarwanda wese byabonekaho icyambere biratubabaza. Ariko ikiza iyo yemeye icyaha nyine icyo gihe inzego z'ubutabera zikora akazi kazo. Ibyo case mwumvishe iri under investigation, barimo kuyikora iperereza, ahubwo ngira ngo na kimwe ahubwo kikwereka nyine ko ya tolerance ko ari zero, nuko na Ministiri wabifatiwemo bihanirwa, birakonfaminga nyine uwo murongo wa leta. Iyo abatari zero uwo Minister ntiyari guhanwa, ariko mwabonye ko nyine yakora investigation naho bwarabyemera, igisigaye twareka nyine ubwo inzego z'ubutabera zigakora akazi kazo. Ikindi mwavuze muti social media, kuki bijya muri social media mbere uko bijya mu rukiko? Social media sisi mutubwira nyine ko abanyamakuru bafite ubwisanzure. Social media nyabona ni itangazamakuru, ubwo nyine ntabwo ari kubye influencinga judge afite ibintu yize n'ibyo agomba gukora. Niyo mpamvu tuvuga ngo tureke ubutero gukora akazi kabwo, hanyuma itangazamakuru ryo ntabwo turizirika, turareka rigakora ibyaryo naryo, ariko tuzirikana ko abajaji bafite ubushishozi n'ibyo bize n'uburyo baca imanza. Rwose njye numva nta kibazo kirimo. Ikindi yabaje ati ingamba ku mwana w'umukobwa zatuma ruswa y'igitsina icika burundu. Ikibazo nyine nuko ruswa itangwa mu bwihisho, ariko ubundi leta yo ishaka ko ruswa yabo y'igitsina yaba na ruswa isanzwe rwose icika burundu. Ariko ngoretse ku mwana w'umukobwa specifically, rwose muzi ko turi mu bihugu byagirira guteza imbere umwana w'umukobwa, kumutinyura kujya mu ishuri, kumubwira ko ubushobozi bwo kwiga bufite nk'uko buri mwana wese yakwiga, kwitinyura mu myuga inyuranye, ko akazi kose yagakora nubwo ari umukobwa yakora akazi kose gashoboka. Izo mbaraga zose leta irazikora, ariko bigeze muri ruswa byo ni ibindi, ni person, ni umuntu wafashe ikintu cyo gutanga ruswa cyangwa se kwimwa kuyaka mugenzi we agiye guha service ni. Ibyo leta ibigwanya muri rusange, tugwanya ruswa iyo ari yo yose, ariko gahunda zo guteza imbere umwana w'umukobwa rwose ngira ngo mwese murazizi ni nyinshi cyane, nyinshi rwose zirahari, kandi ntabwo tuzigera tugabanya izo mbaraga zo kugira umwana w'umukobwa yitinyuke akazi, cyane cyane ko contribution y'amajyambere y'gihugu tuba tuyikeneye. Nagira ngo rero mbashimire kuba mwitabira ikiganiro, ngaruka ku bintu nka bibiri by'ingenzi bya navuzeho byatumye tunatekereza kongera kubaganiriza, kuko nkuko nkunda kubabwira tubafata nk'abafatanya bikorwa beza bacu badufasha kugira ngo duteze imbere gahunda za leta. Ngaruka ku bintu bibiri. Icyambere nuko ikintu kitwa izamuka ry'ibiciro rimaze iminsi rivugwa ku isi yose kandi twese tuzi, cyane cyane mu Rwanda. Ndivuga ibintu bibiri. Icyambere nuko tubikurikirana nka leta kugira ngo tugende turebe icyo twakora gishoboka. Ngaruka ko izamuka ry'ibiciro ntabwo rihagarika, ntabwo leta rihagarika ngo bikunde,
byinshi bishingiye ku ngaruka z'ibintu bera ku isi yose biri global tudafiteho control. Ariko icyo leta ishoboye igeza kugifixinga bikagira icyo bigabanyaho nibura gatoya ubiciro ntibikabye gutumbagira. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, kwizamuka ry'ibiciro nuko ngaruka yuko ntabwo ari fenomene y'u Rwanda gusa no muri region yacu. Buri ufashe iyi region East African Community, buri gihugu gifite aho cyazamutse cyane n'ikindi aho cyazamutse bukeya. Ushobora gufata nk'isukari ugasanga wenda mu Rwanda yazamutse kurusha ku baturanyi bacu, ariko wagera ku munyu ugasanga mu Rwanda ntiyazamutse kurusha ku baturanyi bacu. Gutyo buri gihugu ni ikibazo kiri ku isi yose, kiri ku mugabane w'isi, imigabane yose, kiri no muri Afrika yose. Ndagira ngo mwumvikane ko izamuka ry'ibiciro ntabwo ari mu Rwanda gusa, ahubwo ndetse twe mu Rwanda dufite ifoto twari dukora kugerageza nyine gutanga za nkunganire zituma ibiciro bitazamuka, kuko nkuko nabibabwiye iyo nkunganire zajyamo byashobora no kurenga ku byo tubona. Ariko again nkavuga ko ni shock iri ku isi, iri global, ifite icyayiteye, twizera ko kizarangira vuba. Ubundi butumwa natanga nanone ni kwizamuka ry'ubukungu, ni imbaraga zirimo gushyirwamo kugira ngo ubukungu bwacu bukomeze kuzahuka. Nkaba nababwira ko iriya gahunda twise manufacture and build to recover irimo kugenda itanga umusaruro, aho duha abantu deadline yo kuvuga ngo niba hari ikintu u Rwanda rukeneye guproducinga tutageraga, tuguha incentives nizo ugikorere mu Rwanda, ariko nawe uruganda rwuzuze vuba urutwereke amaza incentives zawe twaguhaye ubone kuzi benefiting. Turimo kugenda tubona umusaruro, bigaragara ko kugenda tuganaho uko dushakisha uburyo twakwigira kw'igihugu kwacu, niho turimo gushyira imbaraga cyane bijyana no kugenda turi covering from covid. So nkaba nabiziza ko nubwo izo shock mu biciro zihari, ariko ubukungu bwacu ntago bumeze nabi. Niyo murebye growth iri projected ugereranyije n'ibihugu bya Afrika, ntago turi mu ameze nabi. Projected growth yacu uko ubukungu buzazamuka, tubona dufite icyizere ko buzazamuka neza, bikanahura nuko nyine uyu munsi twatangije kiriya kigega cyo kuzahura ubukungu cya kabiri, ndetse kirimo amafaranga menshi arutari muri phase ya mbere, nayo yatanze umusaruro wayo. Nkarangiza bagura ko impact yoroshye kuyibona. Rwa rugero n'abahushe mbabwira ngo igihe hoteli za restaurant zakoraga nabi, mwabonye uko umusaruro w'abaturage wapfuye nabi, ibitunguru, inyanya, amagi kuri mu buhinzi bigapfa. Uburo tubizamuramo kugira ngo recovery process ijye no guteza imbere amajyambere muri rusange. Murakoze. Fulgence Kizuwera. Murakoze cyane. Nitwa Fulgence Kizuwera, nkorera TV1. Ikibazo ngira ngo mbaze bwa mbere ni kirebana nibi sinzi ko nabivuga, amabuye y'agaciro kamba ariho mfata gutyo, abaturage batuye ahantu hagiye haboneka amabuye y'agaciro. Iyo ibi bikorwa bihabonetse, abaturage akenshi usanga hatabayeho kubabarira, ugasanga abaturage baracyatuye aho hantu. Ikibazo cyakunze kubaho rero, usanga abaturage batuye aho ngaho babangamirwa bikomeye n'abashoramari bacukura ayo mabuye y'agaciro. Dufite ingero nyinshi z'abaturage bagiye bamugazwa, bagiye bakubitwa, bafite ibikomere, aho abo bashoramari baza bakareba mu nzu zabo, babona nk'amasuka bafite cyangwa ibindi bikoresho, babonaho itaka, bakavuga ko rishobora kuba risa n'iryo muri ibyo birombe. Ubwo rero bakabatwara, bakabafunga, bakabakubita. Dufite ingero nyinshi cyane muri za Rwamagana, muri za Gakenke. Iki kibazo mwaza rwose kukirebaho, mukaba mwagitangaho umwanzuro, kuko abayobozi b'inzego z'ibanze bisa nkaho batinya abo bashoramari. Akandi gatoya ni kubirebana n'ubukungu. Turi kuvuga kuri yere faze ya kabiri, nibyo, ariko abantu baribaza bati amafaranga yo mu gaciro yo hari igihe azakoreshwa kurusha igihe kigoye nk'iki. Barabona ko ari cyo gihe kigoye kurenza, ku buryo aramutse ahari cyangwa nta kindi ari gukoreshwa yakoreshwa. Murakoze cyane. Murakoze. Rabi Maro, nagira ngo garuke ku cyambere avuze, nge ntabwo nacyumvise neza. Amabuye y'agaciro n'abaturage ngo bakubitwa ngo batinye bashoramari. Abaturage batuye ahaboneka amabuye y'agaciro bisigaye bibabera ikibazo kurusha yataza kuhaboneka. Abashoramari baza kuyacukura ntabwo bimura abo baturage, baraguma abaturage bagatura hafi yaho. Noneho bakazashyiraho abarinzi bakajya baza kugenzura mu rugo. Hari n'abatubwiye bati niyo basanze ipiki mu nzu yawe cyangwa igitiyo, baravuga tubwi ibyo nibyo ukoresha utwiba amabuye, bakabafata rimwe bakabafungiraho baba bakorera. Concession yafasha kuva ko umuturage wituriye ajya kuyicukuramo iyo badahari. Yego, bo bavuga ko abaturage bashobora kuba bajya kuyacukura, kubiba, bajya kuyabiba. Rabi. Murakoze nyakubahwa Prime Minister. Nitwa Rabi Maro, umucunguzi, ndi umunyamakuru wa Agiye. Hari ingingo mwakomojeho ijyanye no kugabanya izamuka rikabije ry'ibiciro, aho mwakomoje gushaka amasoko mu bindi bihugu, gushaka ibicuruzwa bimwe mu bihugu nk'aho byavaga mbere wenda bitakibasha kuboneka.
harimo amavuta isukari n'ingano ni nka precision mwadufasha kumenya byaba bigiye guturuka mu bihe bihugu wenda nkaho amasoko yabashije kuboneka biri noneho twakwitega ko bishobora kugira nk'impinduka wenda ku biciro dukurikije ibyo abantu barimo kubona ubu niba koko byarabonetse mu bindi bihugu murakoze ni murakoze nyakubahwa Premier Ministre ndumva ibi byasubizwa tukaza gukomeza murakoze cyane ngira ngo ndaza kubabwira nkuko tubimenyereye ntabwo ngenda njyenyine tujyana na ministers bashinzwe za sectors zinyuranye kugira ngo ikibazo cyaba cyajwe kirimo precision iyi ni nabo baze kumfasha gutanga amakuru ayo naba ntafite ubwo hari abandi buze guha ijambo ku bibazo bimwe na bimwe ariko ku bijyanye ikibazo cya Scovi ya Mutesi aravuga ati ibiciro bizamuka n'umushahara icya mbere ndagira ngo bitandukanye ibiciro bizamuka n'icyo twita muri economy shock ni shock zero muri economy zibaho iyo ifite ikintu cyayiteye kizwi nk'ubu shocks turimo tuzi cyaziteye n'ibintu bibiri by'ingenzi icya mbere ni covid yaje izo uko tuzi kwirarangira vuba murabizitangira twe tuzi kwira amezi 5 ararangira umwaka urangira ariko ubu ngubu covid mwese mubona igenda igabanyuka no mu by'imare dutanga muri ko tubatangariza buri munsi ari abarwayi ari abajya mu bitaro imibare yagenda iba zero iyo royal shock indi shock ya kabiri yahise ikurikira bya covid tangiye kubikiruka gato ni shock iriya ntambara yo muri Ukraine iriya ntambara muri Ukraine ifite ingaruka zimwe ziri direct n'izitari direct zishingiye kuri perception y'abantu avuga tubwi intambara ibayereka mbike ibyo nembitse muri stock ne kubicuruza ntabwo rero mu bukungu bw'igihugu uko shock ibaye wajya wa adjusting umushahara abantu ntabwo babishobora nka leta umushahara ufite ibindi tuhereyo tubara bishingiye ku gaciro k'amafaranga no kwizamuka ry'ibiciro ryaba rizaramba rikamara igihe ariko nk'ungu imari dufite muri economy yacu turimo kwizera ko umwaka utaha 2023 ibiciro bishobora kongera bikamanuka bigasubira hasi ni ukubera ngo ibyo turi mu ni shock ntabwo ari ubukungu bw'isi bwaguye kubera ko ari crisis asanga ubona shock zirimo kuba zifite n'impamvu zibitera ari impamvu tugereza gushakisha za bisozo biri alternative kugira ngo shock tuzirwanye iyo mpamvu rero tutihute nubwo tuzi ko umushahara uhora udahagije nta muntu wemwe ushaka kugira ngo ni mwinshi ariko ntaho twashobora guhita tuadjustinga tonje gusubiza ikibazo ubukungu bufite cyane cyane utegwa n'izo shock zivuye ku isi ariko wari washyize precision uravuga uti umushahara wa mwarimu uti n'umushahara wa mu tugari icyo cyo nyine kiri specific n'ibiciro bitazamuka nuko byemeze mbere ya covid ikibazo cy'umushahara wa mwarimu leta yatangiye kukiganira twagifatiye n'ingamba n'ubuzi gikomeza icyari cyabayeho mbere murabizi twafashe gahunda kujya twongera amafaranga 10% ku mushahara wa mwarimu buri mwaka ku buryo haciye imyaka 3 ikurikirana kuri buri ngengo y'imari twongera 10% ku mushahara wa mwarimu umwaka washatse twongera handi 10% ubwo ni 10% risanze wandi twongereye ikibazo cyawe nuko base nk'umwarimu mu mashuri abanza we ubashyize 10% ku mushahara usanzwe uri hasi cyane nko mu mashuri yisumbuyeho 10% afite cyo ryongera ko bagahera ku kantu kare hejuru gatoya ariko nanyo mabwire ko hejuru ya 10% ryagiye giyongera ubu tukomeza kongeraho hari n'ibindi turimo guteganya ibikorwa bizaba ari byiza mu gihe kiri imbere ku mushahara wa mwarimu ntare butangariza ko nta mibare ni gikwa kirimo gutegurwa twibaza ko kizagira ingaruka nziza ku mushahara wa mwarimu icyo ku kibazo cy'specific cy'umushahara wa mwarimu n'umushahara wakoze mu tugari na amadosiye abiri leta irimo gutegura tuzabatangariza igihe nikigera ni inzego tuzirikana cyane nka leta ariko no ku bushobozi bwa leta aribyo leta dukora tubanza kuganira tukabitunganya ariko nagira ngo izo nzego byumvije ko zitandukanye n'izindi umwarimu n'umukozi w'umutugari batekerejwe ku buryo ibyabo bimara gutungana leta yabonye uburyo kandi bitazatinda bikabije tuzabatangariza Scovia ikindi kibazo ngira ngo yavuze ikijyanye na poste de santé na centre de santé ndaza kugiha Ministiri w'ubuzima abahegiteza gisubize ko muravuga ngo poste de santé mise dakora hari byo twamenye kuko mbere poste de santé twazikoresheje nk'urwego ruri private leta ikayubaka yayirangiza igashaka umufatanyabikorwa wigenga kugira ngo we ayimanaginge ajye atanga service bamwe rero baje kugaragaza ko aho poste de santé ziri batunguka amafaranga menshi kubera ko iswe business iri private kwifunga akayifunga igihe ashakiye akayifunga kigendera abaturage baza gasanga itakoze ariko ubu twabimenye kera leta irabikosora ndetse hari ingamba nshya za poste de santé mu gukorwa Ministiri w'ubuzima nazibabwira ku buryo icyo kibazo kitazongera kuba ikimiti ibera muri centre de santé umuntu ajya kuvuza akaba muti ngira ngo Ministiri w'ubuzima abwira uburyo imiti itangwa muri centre de santé bigomba kuba biterwa na za kategori
uburyo imiti itangwa n'uburyo igerayo, ariko ndagira Minisitiri w'Ubuzima aze kubaha details zabyo. Fulgence wa TV1 yavuze ati icyo kibazo cy'amabuye y'agaciro n'abaturage bakubitwa njye n'ubwa mbere ncyumvishe, reka mvuge ko turaza kugikurikirana tukareba icyo ari cyo. Nta nubwo nzi na biri ahantu henshi mu gihugu, njyeho nagiye ngenda ntabwo bigeze bakigezaho, cyangwa izindi nzego z'ubuyobozi ari z'ubutegetsi bw'igihugu ari n'abandi bayobozi bajya kuri tere, ntabwo twiye tubona icyo kibazo ngo bakitubwire, ariko ubwo iyo kivuzwe n'uko ubwo wenda hari aho cyabonetse turajya kugikurikirana. Ku by'ubukungu yabajije Fulgence yabajije kuri phase 2, ntabwo nibwo ikibazo yabajije kuri phase 2. ERF phase 2 wayibajijeho iki? Natanze urugero mvuga kuri ERF2, ndavuga nti ese amafaranga yashyizwe mu gaciro development fund agaciro hari igihe kizagorana kirenze iki ngiki turimo ku buryo yacyumvisha ndakibutsa ikibazo bazaga. Ntabwo buri uko leta igenda ikora ibigega by'ingoboka burya bibamo za kategori zinyuranye, kategori inyuranye igenda ihura na kategori ikibazo cyavutse. Ubu ntabwo turajye tukena amafaranga mu gaciro, ahubwo turacyakene ko yiyongera. Buriya reka mbaho urugero nk'ungu byo twanyuze bya covid twarabimanajinze kandi birakunda, tugeraho tugeze uyu munsi, tubona inkingo, tuvura abantu, dukora za treatment centers, murabizi abarwaye tubavurira ubusa ko ntacyo bishyuraga leta irabishyurira, turabatunga baracumbikiwe, ndetse tujya n'ubu tushyira ikiga cyo kuzahura ubukungu buzahuke tuguriza abantu amafaranga gusubira muri business. Ntabwo y'agaciro fund twe twagiyeho n'iyindi kategori. Buriya buri solution ijyana kategori ikibazo cyavutse n'indi kayina kategori ikibazo cyavutse, ariko icyo nabwo nuko agaciro fund gacunzwe neza, ni sovereign fund y'igihugu icunzwe neza, igihe cyayo nikenerwa leta ifata ibyemezo ikurikije ikibazo cyavutse. Rwose nagira ngo mbabwire ko acunzwe neza ndetse araniyongera, dukeneye nuko aniyongera cyane. Icyo gero nikigera tuzababwira ko ntabwo twe twagigeraho, turacyafite uburyo ducunga ibindi bihari bigakunda, kandi mubonye ko umusaruro wabonetse tudakeneye ayo ngayo. Hanyuma Robin wo mu gihe yavuze ati zamuka ry'ibiciro ati guha andi masoko mwavuze na yahe andi masoko, cyane cyane muzi ko tuganira ubushize yaravutse ikibazo cy'uko hari impungenge mwatse mutese ko twajyaga tugura ingano zikora imigati n'ibindi muri bihugu bishobora kuba byegera habaye intambara, muti ahandi tuzakora amasoko ni he? Muruka y'ugiye Minisitiri w'Ubucuruzi yashubije ati twatangiye kuganira n'abikorera kugira ngo tureko twabana tugura ibintu byaza tugeraho bigasimbura ibyo biramutse bibaye ngombwa. Ubu abacuruzi bacu twarakoranye, tumaze kubona amasoko mu bihugu bigera kuri 2 harimo Brazil na Australia, twatangiye gukurayo ingano. Kandi ikibazo kiri mu cy'ingano ziva muri Australia na Brazil ni urugendo ni rurerure, bikongeramo cost y'iyo transport, ariko quantities zisa naho zenda kungana nizo twabonaga ku buryo mu bijyanye na quantities twazanaga ntabwo turi muri crisis, ariko igiciro cyazamutseho gato kubera ko noneho zirimo kuva kure, shipping cost ikaba nini. Ni ibihugu biro tumaze kwibonamo. Ikindi nabagezaho nuko ikindi kintu cyavuga muri bihugu birimo intambara ni ifumbire, fertilizers, nazo ubutumwa gushaka aho twazaya tugura ifumbire, kuko igiciro cy'ifumbire cyongeye hafi 120%, kandi dukeneye gupromoting ubuhinzi, nabyo turimo kubishakira twagura ifumbire izinjira mu buhinzi bwacu mu gihe kiri imbere. Nicyo nasubiza kuri ibyo ngibyo. Ubwo rero na ijambo Ministiri w'Ubuzima akavuga kuri icyo cya health centers na poste de santé. Murakoze nyakubahwa Prime Minister. Nibyo hari za health posts nkuko byari bisobanuwe zagiye zifunga mu gihe uturere turi gushaka abandi ba private operators, cyane cyane kubera ko nibwo twari tugitangiza rwego rw'ubuvuzi, kuva ku bajyanama b'ubuzima ujya kuri health post ukabona ku kigo nderabuzima. Ni urwego rushyashya twari dushyize muri structure ya Ministeri y'Ubuzima kugira ngo twegereze service abaturage, ariko mu buryo zicungwa n'aba private operators cyangwa abantu bikorera ku giti cyabo. Birumvikana yuko hari abatari barize isoko neza ry'akazi, noneho bagatangira kuvura mu gihe abarwayi batari baba benshi, kandi bagomba guhemba abakozi adafite wenda amafaranga yizigamiye kugira ngo abashe kukavaringa izo operations mbere yuko avura akanishyuza ikigo cy'igihugu gishinzwe za mutuelle, ugasanga arahungabanye mu buryo bw'umutungo, arafunze
akarere kagiye gupiganisha nanone abandi bashobora kuza kumanaginga ikigo iyo health post. Icyo cyumvikanye. Icyo twagikozeho nuko nyine uturere turakorana munsi ku wundi kugira ngo banoze muri process yo guhitamo aba operators, banagaragaza ubushobozi bafite bwo kurwaninga health post mu gihe cy'ukwezi 2-3 mu gihe ibintu biba bitari byajya ku murongo kugira ngo bishyurwe wenda nabo baba batangiza service. Icyo ni ikintu cya kabiri. Hari za health post ziri ahantu hamwe hagoye hadatuwe cyane, aho mu gukorana na Minaloc n'uturere habayeho gufata icyemezo cyo kubafasha cyane cyane kubona amacumbi aho abo bakozi bajya bakora muri izo health post batura. Ibyo byose no kunganira abo ba private operators kugira ngo izo mbogamizi bashobora kuba bafite zibe zabonera igisubizo. Icyanyuma cyangwa se ikibanziriza icyanyuma, ibigo nderabuzima byegereye health post bifite inshingano zo kunganira izo health post. Mu gihe hagize ikigo health post ihagarika imirimo, ikigo nderabuzima gishaka abakozi basanzwe bakora mu kigo nderabuzima bajya gukora by'agateganyo mu gihe akarere kakiri muri process yo gushaka undi mu operators. Icyanyuma rero turashaka n'abafatanyabikorwa badufasha bafite n'ubushobozi mu mutungo bunararibonye mu micungire za health post. Hari uwo tumaze kubona uzadufasha kumanaginga health post zigeze ku 194, ariko turashaka n'abandi bafatanyabikorwa. Dufite nibura health post 1200 izifite ibibazo ni hagati y'ijana na 200 bitewe n'uko zigenda zisimburanwa, ariko izindi zose zisaga 1100 zikora neza. Twumva rero umufatanyabikorwa tuzahera kuri za zindi zagaragaje intege nkeya bitewe n'ibibazo bitandukanye, kutagira abakiriya benshi, kuba ahantu hatari amacumbi, ku buryo yazana ubwo bushobozi afite bwatuma zibasha gukora neza. Ikibazo kindi cy'imiti ibura muri za health mu bigo nderabuzima ni ikibazo kimaze iminsi itari myinshi. Nuko ni ikibazo kijyanye cyane cyane n'aba suppliers cyangwa se abantu bagiye muri imiti batsindiye amasoko muri kigo cy'igihugu gishinzwe kuzana imiti, nabo bafite ikibazo cya transport mu buryo buri international. Murabizi transport nayo yabaye yahungabanyijwe n'ibibazo byinshi biriho ku isi, ku buryo usanga batubahiriza delivery time, bagomba kuzana imiti bakayigeza mu kigo cy'igihugu. Bityo rero icyo twagikozeho nuko twashatse mu gihugu abandi ba grossist cyangwa se sellers bafite imiti, ku buryo twayigura noneho tukasupplyinga pharmacy z'uturere nazo zigasuplyinga ibigo nderabuzima. Ni ikibazo kimaze like 1 or 2 weeks, ibyumweru 2 nibwo cyatangiye kugaragara, tubona yuko hari imiti imwe ibigo nderabuzima bitabasha kubona ku rutonde rw'imiti bagomba gutanga, ariko imvo n'imvano yacyo ni ihungabana muri international transport, kandi numva ari ikibazo abantu bose bazi. TV10. Murakoze, nitwa Mahoro Claudine, nkorera Radio 10 na TV10. Muvuze ku bicuruzwa biva hanze, ariko mu kiganiro giheruka mwavuze ku biganiro biri hagati y'u Rwanda na Uganda kugira ngo ibicuruzwa hagati y'ibihugu byombi byongere gufunguka, ariko kugeza ubu si ibyo biganiro byatanze iki kugira ngo ibicuruzwa byambukiranye umupaka bi-supporting muri iki gihe ibicuruzwa bihenze. Ikindi ni ikijyanye n'ibyiciro by'ubudehe, byarabuze abaturage ntibirasohoka, ariko ibi bigatuma abaturage serivisi bagenerwa izo bahabwaho inkunga bishingiye ku byiciro by'ubudehe. Hari uri mu cya gatatu asubiye inyuma, utabona iyo serivisi kuko wenda yari kuba yaragiye mu cya mbere. Ariko nanone se biramutse bisohotse amakuru yafashwe mbere ya Covid, uyu munsi twayizera kubera ko ubukungu bwari butarasubira inyuma, cyangwa bizasaba gusubira kuri field abantu bongere barebe situation nyuma ya Covid? Hanyuma icyanyuma, ubutaka u Rwanda ruhabwa mu mahanga, mvuze ubuheruka muri Brazzaville, ntabwo tujya duhabwa amakuru cyane y'icyo bumarira igihugu n'icyo bukoreshwa. Mwaduha amakuru cyane mu bihe nk'ibi ngibi u Rwanda rufite ibibazo, ubutaka bukoreshwa iki, bufasha iki igihugu? Se abanyarwanda niba ari ubwo guhinga bashobora kujya guhingayo cyangwa gukorera ibindi bikorwa. Icyanyuma ni
amasezerano y'u Rwanda na UK yo kwakira n'Ubwongereza yo kwakira impunzi abantu bimukira bari mu Bwongereza abantu batandukanye ndetse n'umunyamabanga wa UN baherutse kugaragaza ko batayishimiye batayakiriye bamwe batanayishyigikiye. U Rwanda ruzaguma muri uyu murongo se nta ngaruka bishobora kugira muri diplomasi ndetse n'imibanire y'u Rwanda n'ibihugu cyangwa abantu bashobora shyigikira aya masezerano, hanyuma muranatubwira aho bigeze. Murakoze. Murakoze, reka dufate ibibazo bya Gerard Rugambwa. Murakoze, nitwa Gerard Rugambwa nk'uko yarabivuze, magarariye kinyamakuru Rokanape. Ndumva mu bukungu habonetse ibisubizo byinshi, nagira ngo nibarize yenda kuri Chogam ku bijyanye n'imyiteguro. Tumaze iminsi dushakisha amakuru ariko ntaboneke neza. Ndatekereza yuko umuzabikorwa wa guverinoma mushobora kuba mufite amakuru menshi kuri bijyanye n'imyiteguro, twagira ngo mutubwire aho igeze. Icya kabiri, mu minsi ishize mu kiganiro Perezida w'u Burundi yagiranye n'abanyamakuru yavuze yuko asubiza ku kibazo cyo gufungura umupaka, yavuze yuko habaye ibiganiro byinshi hagati y'inzego z'ibihugu byombi, inzego z'ubutabera. Avuga yuko bategereje mu minsi ya vuba yuko u Rwanda rwabashikiriza abashatse guhirika ubutegetsi hanyuma umupaka ugafungurwa. Mwatubwira namwe uko icyo kibazo giteye. Murakoze. Twafata ikibazo cya kane. Twasoje batatu. Okay, that's fine. Ariko dufata babiri bandi nta kibazo. Reka adufata Sumta VOA. Murakoze, nitwa Sumta Kabo, inkora ijwi rya Amerika. Ikibazo cyanjye cyari Rugambwa yarakikomojeho gatoya ni imyiteguro ya Chogam. Ndagira ngo mutubwire mu mari impungenge hari abaturage bafite ubwoba bwa Chogam wenda aho kugira ngo bayishimire baravuga ati se tuzacaye tuzitwara gute. Ibyo bikagendana na bya bindi bajya bavuga ngo uyu umuntu adasa neza mu gihe hari abashyitsi bashobora kumushyira ku ruhande. Ndagira ngo mu mari impungenge kuri icyo kintu cya Chogam uko abantu bakwifata ntibibatera impungenge ahubwo bakumva ko ari ikintu kizima bazinjiramo. Hari ikintu Ministiri w'Ubuzima yavuze yasubizaga ku bintu byerekeranye no kwivuza mu masantere de sante. Hari ikibazo abaturage bagaragaje usanga ko cyane cyane nk'abantu baba bashaka abaganga b'impuguke wenda ari gushaka nk'amarandevu ugasanga ni ibintu bitinze cyane. Umuntu ashaka umuganga w'impuguke akashobora kumubona nko mu mezi 6 7 aba yari indwara yamwihitana yaba yaramwisha hagati aho ngaho. Nacyo mu kitubwireho. Murakoze. Kindi iribagiza New Times. Murakoze, nitwa Glory nkorera The New Times. Ikibazo nari mfite bagikomojeho ni kuri ya gahunda yo kwakira abimukira. Ese igeze hehe? Icyiciro cya mbere tuzacyakira ryari? Ikindi nanone ni mu bubanyi n'amahanga. Turabizi ko uyu mwaka ugitangira utameze nk'ubu ngubu mu mubano w'u Rwanda na Uganda. Hari byinshi twagiye tubona bikorwa. N'ejo bundi twabonye ingabo zacu zaragiye gusura ingabo zabo, ariko nubwo tutazi niba hari amasezerano basinyanye duhagaze gute. Ikindi kwizamuka ry'ibiciro, muteganya ko bizahungabanya gahunda za leta nka mituweli cyangwa se ejo heza ku rwego rungana iki, kandi hari gukorwa iki kugira ngo bitazabihungabanya cyane? Murakoze. Good, murakoze cyane. Reka ngerageze gusubiza byo tubajije bigera ku bantu batanu. Icya mbere Devin Arabyemeje waravuga ati ibiciro bya gas regulation leta yagiye gukora regulation atariko bisa no bitafashe. Ndagira ngo rwose nabyo bisobanuke kuko nibyo uko Devin yabaje nibyo. Ubundi gas ni ikintu tutahoze tukora regulation mbe ntabwo twagihaga amabwiriza, byari ubucuruzi bwari bwikora ntabwo twashyiramo regulation uko tuzikora mu bindi bintu uko tubikora muri petrol. Ariko byatubona uko kera
mu muco wacu ntabwo twakoreshaga gazi cyane byagurwa n'abantu bake cyane ntabwo ari kuregulating ikintu gikoreshwa n'abantu batageze kuri 1%. Ariko muri gahunda ya NST1 iyi muzi y'iterambere ry'ubukungu twavuze ko tugiye kugabanya icanwa ry'ibiti ikoreshwa ry'amakara tukazamura uburyo abaturage bagenda batera imbere bakoresha gazi. Bituma rero noneho tutangira kugenda twishyura abaturage kuyikoresha batangira no kwizana bayirangura ari benshi. Ariko icyagaragaye nuko twatangiye kuyicuruza cyane infrastructure itari yaba developed itaraba nini. Bisobanuye ko umunsi dufite storage ya gazi ishobora kumara iminsi 5. Ubu turimo kurwana kugira ngo twubake aho dushobora kwibika tuyizanye ari nyinshi. Uyo dufite ni wazanije ntabwo wazana wabona kubika irengeje iminsi 5. Ubu rero hari abashoramari turimo gukorana kugira ngo twihutishe kubaka ibyo nakwita ibigega byo kubikamo gazi. Iyo burya ibintu bihari nibwo bigura makeya, ariko ubu ngubu bizanye nko kuvuga ngo ni nko kurangura ugurisha n'aba consumers udafite aho ubika. Ubu ni rwo rufunguzo rw'ikibazo. Ibyo rero muri medium term tumaze tumaze kujyaho twabika twakora storage ya gas nkuko dustoringa petrol twaba dufite iyameza ya nano bigatuma ubucuruzi tuburegulating gukunda. Nicyo cyatumye regulation idakunda ubundi. Aho rero ndavuga ngo imbaraga turimo kuzishyiramo iki kintu bagiye kuvuga nuko bwari ubwa mbere nyine gas igiye kuba regulated. Ni intangiriro. Ntabwo wagereranya nkuko turegulatinga petrol cyangwa essence na mazut byo tumaze igihe tubikoraho formula zirazwi aho tuyistoringa turahafite amastock yayo. So ubucuruzi buri ku murongo bwabyo. Iyo nk'ikicuruzwa gishyashya byasabye ko leta yitegura neza, ariko buri regulation mwe twatangaje muri tatashe ko n'ubwira abantu ngo ariko dushyiraho gasopo tudakabyana none ko nubwo umucuruzi regulation itari bitazamuka kurenza urugero kandi twifuza ko abaturage batanye gukoresha gazi. Ariko bisobanuye ko turimo kujyana no kugira ngo regulation ikundije no kwijana nuko tubona izo storage tukashyiramo abacuruzi tukamanaging value chain yose uko yakabaye no tukashyira amategeko asobanutse. Ndabizi rero ko abantu benshi baje ati byaragoranye byananiranye, ntabwo byananiranye ahubwo byari ibishyashya kandi igicuruzwa tudafite ahantu tukibika hagije. Nkuko nababwiye ibicuruzwa wabika gusa iminsi 5 nta cyo ufite bure gikomeye. Niyo mpamvu igikomeye turimo gukora nka leta no gufasha iyo sector y'ubucuruzi bwa gazi gatera imbere ikagera storage isobanutse abacuruzi barimo bakamenyekana noneho the whole value chain ikagira uburyo icungwa buzwi no regulation ikabona igafata imizi. Iyo kibazo nagira ngo ntabwo ari kugisubiza divin wa gusa ndagira mbone no gwira n'abanyarwanda ko leta itakibagiwe ko tugikora umunsi ku wundi kandi twihaye ko amezi atarenza 6 twatugeza ahantu twuba ku bucuruzi bwa gazi buri regulated kandi buri ku murongo. Divin wa yongera abaza ati transport ati cargo igeze hehe. Ndagira ngo nsubize ko buriya kuba tudakora ku mazi ni ikibazo gikomeye mu bucuruzi, ariko ntabwo cargo yabikemura buri. Niyo wagira ntabwo ushobora gukora ubucuruzi n'indege ngo bikunde n'ibihugu byatembera murabizi ntabwo bitransporting ibintu ibicuruzwa n'indege byose ko byakabaye. Indege zigira ibyo bitwara ariko still muzi ko amazi ubwato aribwo bukora ko nibwo buhendutse. Ntabwo abone ibintu tuzi igihugu cyose bitwaye n'indege ntibikunda. Indege zitwara ibintu cyane biri specific. Nuvuga ngo niyo tuzagura cargo wabaje ngo bigeze he biri mu nzira birimo gutungana mu mezi make muzabona twazizanye, ariko noneho niyo zizaza ntabwo zizasimbura ubwato buzana ibicuruzwa byinshi n'amakamyo ajya kubizana ku cyambu. So niyo mpamvu tukomeza gufasha mu biganiro no gukomeza kuganira n'abacuruzi ngo tugura amakamyo menshi ashoboka. Muzi ko muri region mu Rwanda twari mu bantu bafite amakamyo makeya, wasanga ibihugu duturanye by'abaturage bacu bafite muri transport y'ibiribwa y'ibicuruzwa not ibiribwa gusa ibicuruzwa muri rusange bafite amakamyo menshi aruta yacu. Ariko tugeze ku rwego abacuruzi bacu bafite amakamyo atarahaza cyane, ariko niba bashobora kugenda akayiparika Dar es Salaam agapakira ibintu akabijyana muri Zambia bitavuze gusa ko akora Dar es Salaam mu Kigali. Nuvuga ngo abacuruzi bacu batangiye kugaragara kuri market muri transport y'ibicuruzwa muri iyi region turimo. Yoro n'amajyambere ibyo bigashingira ko baruguza amakamyo ahagije n'utwa dukomeza kubafasha ngo bagura yandi menshi. Ubwo muri iyi recovery fund buri abazaza bashaka kugura amakamyo no bazongera bagira uburyo bafashwa muri ya mishinga mike twavugaga mu bwo kongera transport kugira ngo amakamyo tugira amakamyo menshi ashobora gutwara ibintu abivana ku cyambu abizana mu Rwanda. Ikindi kirimo gukorwa ahubwo kizasayidira kitari cargo ni ibiganiro biri hagati y'abaturanyi bacu byo kugira railway gari ya moshi. Iyo nabyo ni ibiganiro bigeze kure tugomba ariko byurumva n'umuhanda none usaba gukorwa utwara igihe, ariko bigasana no kubona aho unyura mwumvikana n'abaturanyi. Ibyo biganiro nabyo biri advanced bigeze kure, twumva ari byo bizafasha kugira ngo ubucuruzi bwacu bushoboke. Hanyuma nyine nibyo kugira cargo ishobora gutwara ibintu bimwe biri specific, nabyo iyo process igeze kure kandi nziko mwakomeje kubikurikirana. Hanyuma Divin waye nabaje ati gukuraho mask ati uko twakwicara twemeza ko icyorezo cya covid cyarangiye.
ndagira ngo nsobanure ko mu cyemezo cya cabinet cyo kuvuga ngo binasobanuke neza, ntabwo twavuze ngo mask ivuyeho, nta nubwo dushaka ko mask ivaho. Twaravuze ngo mask ntabwo ikiri itegeko ku muntu wigendera mu muhanda. Muzi ko mbere icyorezo cya covid gikomeye, umuntu utambaye mask nyine twamusaba kuyambara, ko wari hose abantu bose twanga ko abantu bandura, ngo ubwandu bumara abantu, kandi mwari muzi ko imibare yagiye imanuka, abanduraga, abajyaga mu bitaro, abapfaga, mwarabikurikiraga. Twero nka leta turavuga ngo niba dukizo measures tukabwira abaturage ngo nimwihangane, mwizirike umukanda, mwubahiriza ibi nibi, niyo habonetse agahenge tureka abanyarwanda bakakinjoyinga, kuko niyo mpamvu baba baremeye kwizirika umukanda. Ni nko gutashyira lockdown ngo mara amezi menshi wabonye icyorezo cyagabanyutse, uko icyorezo kizamutse ugashyira lockdown, iyo kigabanye turavuga abanyarwanda bihanganye, reka tudohore nanone bagira ibyo babona bakuzima bwabo. N'ubu rero urebye imibare ya covid iracyari ntabwo yavuyeho, turacyasaba abantu kugira social distancing, turacyasaba abantu kuyirinda, gukaraba intoki, kugira isuku, ariko dusanga tugeze igihe dukurikije uko imibare imeze, ubwandu ko bugenda buhoro buhoro busa n'ubugabanyuka, ko nta muntu umwe dufite mu bitaro, ko dushobora kumara iminsi myinshi nta muntu umwe upfuye, dushobora kumara iminsi myinshi yanduye nk'umuntu umwe gusa. Turavuga tureka twereze n'abanyarwanda, kuko mask not only ni constraint ufite ku munwa, ariko uranayigura. Kuki wategeka umuntu kugura mask bikaba itegeko uzi neza ko wenda atayambaye ahari icyo yakwirinda? Niyo mpamvu twavuze ngo mask ntabwo ari itegeko, ariko muke ku mbigeno by'inama guverinoma twongeyemo akantu ngo ariko to encourage, turashishikariza, twongeyemo ngo ariko turashishikariza abantu bari mu ruhame cyangwa bari mu nzu itwikiriye bo kuba bayambara. Nanjye mubonye ko naje nyambaye, ko nenje ahantu hatwikiriye. Ni ukuvuga rero ko ntabwo mask twavuze ngo zivuyeho, turavuga uti uri free, ntabwo uzaho n'umupolisi ngo yikubaze cyangwa mu rwego rw'ibanze, ariko abanyarwanda dukurikije ubwirinzi bamaze kumenya, tumaze imyaka muri covid, nawe uzajya urajyana ubwo ahantu ngiye ndumva nayishyiraho, kuko bari kumwe n'abantu 10. Ariko nujya ahantu wifatiye igare cyangwa ugiye mu muhanda, ugiye mu misa, igihe utarajya mushobora kuyikuramo, ariko wagera mu kiruhuko ngeze ahantu hari abantu rero kanyambare. Twayeretse kugira ngo buriya rega harimo no kwemera ko abaturage bacu bari responsible, abaturage bacu turabakunda, bageze ku rwego bo ubwabo biyumvira ibintu. Niyo mpamvu tuvuga ngo ntabwo ari itegeko, ariko turabashishikariza ko nawe nujya ahantu wumva ufite ko ushobora kwandura uyambare. Nako najya byumvikane ko ntabwo twavuze ngo mask zivuyeho. Hanyuma ikindi yabajije ati ikibazo kiza cyane, ati stade, ati twumva ko dufite stade ziri substandard, zitari kuri international standards. Atubwo ati imikino mpuzamahanga twumvaga izabera mu Rwanda izabati cyangwa tuzayijyana ahandi. Nibyo hari standard za stade zashyizweho mu gihe gishize mu mwaka ushize 2021. Bo standard zari sanzwe ariko ariko mvuga, ariko condition kuvuga ngo kugira ngo yakine imikino ngomba kuje ibintu ibinibi zatangajwe hagati mu mwaka 2021. Dutangira kugura no kuzubahiriza, kuko wasangaga stade zimwe hari akaburaho urwambaro rw'abakinnyi cyangwa se aho abakinnyi basohokera, ibintu nk'ibyo ari utuntu two gufixa twari duhari. Impungenge ndagira ngo abanyarwanda na Divin White kibaje nuko ubu imikino tuzayakira muri stade nyinshi dufite, hari zimwe turimo gukoraho imirimo yihutirwa cyane kugira ngo iyo mikino tuyakire, tugombye kwikorera hanze y'u Rwanda. So tuzayakira izo mpungenge na nzimare, noneho stade zaba zatunganyije zagenda zitunganywa buhoro buhoro, ariko tuzaba twamaze gutunganya nibura iyo stade yakwakira iyo mikino ituma tubana eligible. Ubwo ndumva ari icyo. Ku bijyanye n'icyakurikiyeho, ikibazo cyakurikiyeho ngira ngo ibya Divin wabyaye birangiye, avuga wakurikiyeho Claudine wa TV10 aravuga ati gucuzanya na Uganda bigeze hehe. Iki kibazo nagira ngo nongere ngisobanure neza. Iyo haciye igihe abantu badacuruzanya, habamo new development ziba nyinshi. Ni ukuvuga ngo ubucuruzi burahagaze. Hagati mu Rwanda hari twakoze liste y'ibyo twitaga master products, ibintu twumva dukwiye kubona mu Rwanda tutimportinga, abantu batangira kubikora, ariko rero umucuruzi muri East African Community byemeye ko no gukora ibintu ushobora gucuzanya n'abandi babikora nabo nta kibazo kirimo. Hagati aho umupaka ufunguye tuvuga ko byose bigiye gufunguka, ari tuvuga ngo dusubire muri procedures turebe. Ubuse nayo basobanura bivuga ko bitwara umwanya. N'uyu munsi wenda icyo ndibabwira nuko ndababwira ngo ni very soon, mu gihe cyavuba, kuko ubuse mbabwira ngo turi muri procedures abantu barimo kongera gusaba za license kugira ngo bazigweho, turebe ikwiye kuza standard bifite ko ntabwo twaka ibintu bizaho ni standard turebe. Twaba niba mu Rwanda twari importingaga amavuta,
ubu tukaba dusigaye wenda twikorera amavuta wenda si yumvuze product ni ubu tukaba dusigaye tuyikorera muri iyi minsi muri iyi myaka tumaze tuzacuzanya na Uganda iyo product ikaba ikorerwa mu Rwanda ubu ngubu iyo tuzemera kwiza muri competition hari standard tugomba gushyiraho kugira ngo ihangane niyakorewe mu Rwanda standard rero ntabwo ari kuzucu no kugira ngo abanyarwanda barye cyangwa bagura ibintu biri kuri byujuje ubuziranenge ibyo rero nibyo turi mu ngubu inzego zibikoraho Ministeri y'Ubucuruzi Revenue Authority babigeze kure kuryo nemeza ko mu gihe cya vuba mushonje muhishiwe ubucuruzi buzongera noneho urujya n'uruza rukomeza ubwo n'abacuruzi bacu gucuruza na Uganda ntabwo ibintu bizava Uganda ubwo natwe tuzajyana ibyacu Uganda nagira ngo nasobanure neza ko rimwe na rimwe iyo abantu bazi iki kibazo ugira ngo kudacuruzanya na Uganda haro turimo guhana oya natwe ubwacu abacuruzi bacu bakeneye kugurisha muri Uganda n'abayuganda bakagurisha mu Rwanda so niba mu Kinyarwanda kiza byita urujya n'uruza nta kibazo kirimo mu gihe cya vuba bizaba byamaze ku ibikeneye byose byamaze gushyirwa ku murongo ubucuruzi busubirana ikibazo cya kuri cyo cya Claudine activité navuze ati ibyiciro by'ubudehe bigeze he ati ese ho bizasubirwamo kuko twagiye muri covid ubuzima bw'abaturage bugahinduka ndi kumwe na Ministiri ushinzwe imibereho myiza y'abaturage muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Minister of State araza kubaha details aho tugeze mu gushyira ibyiciro by'ubudehe ariko nayo mvuga wenda aho mbere uko tumuha ijambo nuko birimo gutunganwa byatwaye umwanya nyine kubera covid kuko byasabaga kujya umuzi wo gushyira ibyiciro by'ubudehe turareka abaturage bakivugira tukahura nabo bakavuga ati umuntu atunze inka yo ntayatunze yo n'umukene yo umukene cyane mu gihe cya covid rero byabigoye murabizi guhura n'abaturage ngo bajye guhita ibyiciro by'ubudehe baganire bajye mu nama ariko ubigeze kuri nibaza ko Minaloc irababwira umunsi igihe cyava tuzabisoreraho hanyuma kuvuga ngo covid yaba yarahinduye iyo mibereho mu by'ukuri ibyiciro by'ubudehe nta covid yabikozeho cyane kuko akenshi tureba assets ese umuntu afite isambu umuntu afite ubutaka umuntu afite inka umuntu afite ibyo utunze ni asset ntabwo rero muri covid navuga ngo abantu covid yatumye umuntu ufite isambu ayigurisha wayigurisha nyine gurisha kuko arasanzwe ari wigurishe ntabwo bavuga ngo covid yatumye umuntu ufite nk'eshanu kubera covid azigurisha sigara nimwe ntabwo covid yaduteye ubukene kuko bw'igihugu ariko ntabwo ari muri ubwo buryo yaduteye ubukene ntabwo yatumye abantu bikuraho asset zabo necessary oya ku buryo twemeza ko uburyo ibyiciro by'ubudehe byakozwe twakomeza tukabigenderaho ariko bitabujije kuko iyo tuvuga ibyiciro by'ubudehe mpamvu bitari statique nuko buri mwaka abanyarwanda baravuka barakura barashaka buri munsi araba babuje imyaka 18 bagiye mu bantu twita nyine bakuze adults haraba bashatse ingo bakoze umuryango icyiciro cy'ubudehe mu by'ukuri gihora kivuka ya kapo yavutse nshyashya igira hibazwe nk'icyiciro cy'ubudehe iyo haciye umwaka ikabyara igira ukibazwe nk'icyiciro cy'ubudehe kubwo ya kapo wa muryango wagize abana hacina imyaka umuryango bafite abana umwana umwe wagize abana batatu ubwo handi consideration y'icyiciro cy'ubudehe nuvuga ngo hari bizasoka by'iciciro by'ubudehe byakozwe bishingiye kuri za assets zari zihari ariko umunsi ku wundi Minaloc niyo nshingano igendere bivuga ngo nuko updating nk'uko babyita kugenda ivugurura ikurikira imiryango mishyashyiza nibaza iyo miryango mishyashya igenda igira abana bavuka muri iyo miryango ubukene bugenda bugabanyuka ko buragabanyuka ku miryango imwe n'imwe akaba nandi bushobora kwiyongera so tugenda rero duhindura ariko ndagira ngo Minister of State Minaloc aze kugira icyo kivugaho mu kanya hanyuma yavuze ati ubutaka dufite mu mahanga butumarira iki atetse abanyarwanda bajya kubuhingamo nibyo murabizi ko dufite ubutaka mu bihugu bimwe twagiye duhabwa kubera umubano mwiza u Rwanda rufitanye n'amahanga dufite ubutaka muri Djibouti dufite ubutaka muri Kenya dufite ubutaka muri Tanzania dufite ubutaka muri wavuze no muri Congo Brazzaville akenshi rero ntabwo ari ubutaka bangurajya guhinga ntabwo bari bunini cyane kuko bangurajya n'abanyarwanda ijana bahinge ariko ubwo n'ubutaka bwakorwaho business ubu rero icyo turimo gukora tumaze igihe dutembereza abashoramari bacu b'abanyarwanda kugira ngo bihitemo icyo bashobora gukora muri ibyo bihugu hari usanga ari ubutaka buri hafi y'amazi bashobora kujya muri business ya transport yo kuzana ibivuye babizana mu Rwanda hari ubwo usanga bashobora kubakwaho ikintu kimeze nka warehouses nabyo birahari ku buryo ubacuruzi abashoramari bacu bo mu Rwanda tumaze iminsi tugerageza kugira ngo bajye kuhatembera baharebe bazafata icyemezo cyahakorerwa kubera ko natwe nka leta biraduhangayikishije kuba twagiye ubutaka bukamara imyaka myinshi budakoreshejwe ariko n'igihombo n'amatsiko tugiye kubikoresha mu gihe cya vuba cyane kuko turimo kujyana n'abashoramari ngira ngo ni Claudine activité n'undi wabaje amasezerano yo kwakira impunzi atese nta ngaruka bizagira muri diplomasi
nagira ngo mvuge ko kwakira impunzi ari amasezerano byakunze gusobanuka nuko u Rwanda ari igihugu cyemera ko kwakira abantu nubugira neza ntabwo turi igihugu cyifuza ko hari abantu bababara kandi dufite ahantu twabashyira twebwe dusangira nabo byaravuzwe cyane byarasobanuwe wakiye umuntu rero umugiriye neza akagira ubirakarira uwo ngo nyine arihangana kuko nta kundi ariko twemeza ko nta kibazo bizatera muri diplomasi niyo mpamvu bitari ibanga byaratangajwe biraganirwa iyo tuba ari ikibazo tuzi ngo kizatera ibanga muri diplomasi wenda hari n'icyari guhishwa ariko imibare yose turaba umunsi kundi iratangazwa n'abaparteneri bacu tubikorana barabyivugira byerekana ko nta kibazo bizatera muri diplomasi birumvikana ko buri mwanzuro wafata wose nkuko mwambaza ngo gukuraho maske ngo ntabwo bizatera ikibazo buri mwanzuro wose wafata ntihabura umuntu uvuga atari ku mwanzuro mama ni mwiza n'ibiro nicyo kibazo gihari ariko turabizi ko nibimara gukorwa abantu bazabyishimira n'igihe twakiraga impunzi za Libya hari abashobora kuba batahise babyumva ku kanya igikora turimo gukora ariko nyuma kimaze gukorwa abantu barabyishimiye twibaza ko nta mpungenge n'imwe ihari kandi turanabyemera ko igihe leta y'u Rwanda ifatanyije n'umufatanyabikorwa cyangwa igihugu dufitanye umubano mwiza tukagira umwanzuro kudufata ku kintu hakagira undi muntu avuga ati jya mwanzuro mufiteho icyo mutekerezaho nta kibazo kirimo ni agikora comment ariko ntibuza ko twebwe umwanzuro twafashe ku buryo buri informed tutawukora cyane cyane tuzi ko twawufashe guverinoma ufashe yawutekerejeho nagira ngo urumva marizo mpungenge ntazihari hanyuma Gerard Rugamba aravuga ati yagarutse kuri CHOGM atese imyiteguro igeze ati twe nta makuru tubona ndagira ngo nsobanure ko CHOGM tugeze kure twitegura rwose imyiteguro imeze neza uhereye kuri infrastructure niyo mpamvu ngira ngo nazena meya w'umujyi wa Kigali uragira ikibazo akeneye kumaza kimaza ariko byarateguwe mwavuze ngo ese hano bajetese tuzagera abantu bamenye ntibazi niba bazakora ngo bazanyura nayo mbabwire ko tumaze iminsi twubaka imihanda mu mujyi wa Kigali ku buryo imihanda yose irateguye ndetse mu gihe cyava tuzatangaza map ikarita ivuga ngo uyu muhanda wanyura imodoka za CHOGM uyu ngura nyura amatori basanzwe batuye aha mbese tubereke alternative roads zatuma abantu badahera mu ntabwo CHOGM izatuma abantu babura aho banyura nko mwebajije hazabura igihe hari imihanda tuzababwira mu mujyi wa Kigali ndaza kumujamba babwira hazaba hari map yerekana ngo umuvuye Kicukiro ugiye mu mujyi ashobora gukatana hakora kwanga imodoka za CHOGM zirahanyura uvuye Remera aranyura ibyo twarabiteganyije iyo map izatangazwa mu gihe cya vuba ibyerekana kubijyanye n'ibindi myiteguro amahoteli accommodation nagira ngo mbamare impungenge hari team ibitegura igeze kuri bitegura ubu tuzi uko tuzacumbikira abashyitsi bacu beza ibyo bazafungura bizaboneka hoteli z'abakira zirahari bikurikiye kategori za buri delegation uko bazakigwa ku kibuga cy'indege nta kibazo rwose muri CHOGM turiteguye pe nagira ngo ngo turiteguye namwe nk'abanyamakuru iyo message muyijyane turiteguye nk'abanyarwanda ariko kandi ntibuza ko tukomeza kubasaba ubufatanye mu bw'abanyamakuru ko mufite ijambo rinini mu kudufasha kwigisha abaturage mu kudufasha komeza kuvuga ibyitwa service nziza kuko service nziza ntabwo ari muri hoteli gusa no ku muhanda ari umuturage wakira umushyitsi ku muhanda mubonye ari umuramutse bahuriye muri bar ari umunyarwanda agahura n'umushyitsi waje kwiyakira so ibyo bikeneye ko twemeza kubiganira tubwira abanyarwanda ko abashyitsi ni abacu muri CHOGM tuzabakira neza ariko turiteguye nta kibazo y'ibintu byose biye ku murongo hanyuma Rugamba rongera avuze ati perezida w'u Burundi yavuze ngo gufungura umupaka bizasaba ko hari ibintu bimwe na bimwe bikorwa barimo guhererekanya abantu kuri iki kibazo ndagira mvuge ko kirimo kuganirwa kandi ibiganiro bigeze kure ntabwo ndajya mu kubabwira ngo hazaho guhererekanya kanaka ntabyo guhererekanya ndi buvuge hano ariko ndagira mabwire ko iyo guverinoma ebyiri ziyemeje kuganira ikibazo irakiganira kandi guverinoma y'u Rwanda n'u Burundi tumaze iminsi duhererekanya intumwa ziva i Burundi ziza mu Rwanda ziva mu Rwanda zijya i Burundi ibiganiro bihagaze neza nababwira ko umwana wacu n'u Burundi urimo kubyuka ujya heza ntabwo ndajya muri details zo kubabwira bimwe biracyari muri process zibigomba gukorwa nta details zindi ariko ndajya mubwire ko umubano wacu n'u Burundi urimo kugenda ubyuka umera neza n'imipaka izafungurwa mu gihe cya vuba so ikizero kirahari kandi ni icyemezo cyafashwe n'ibihugu byombi cyo kugira ngo umubano ubyuke kandi ubyuke neza hanyuma Assumpta Kaboyi yavuze ati impungenge z'abaturage
ngira ngo bazakubya cogamo abaza ati se abaturage bazabona aho banyura, ngira ngo icyo nasubizaga imihanda izaba ihari. Hari n'icyongeho wenda ntemeranye cyane atabadasa neza bazakurwa mu muhanda, ntabwo ari byo, ntabwo leta y'u Rwanda ikora abantu, abanyarwanda ni abacu, nitwe tubitaho. Icyo leta ikora buri gihe ni ukugira ngo abanyarwanda babone ubushobozi bw'igihugu, babone ibyo bakwiye kubona. Niyo mpamvu dushyiraho porogaramu za mituelle de santé, dushyiraho porogaramu zo gufasha abakene muri porogaramu ya social protection. So icyo rero ntabwo gihari, igihari nuko muri cogam nkuko navuze tuzerekana imihanda abantu banyuramo kugira ngo abashyitsi amadelegasiyo abone hanyura, natwe abaturage tubona aho tunyura tutagonganye. Hazanyura porogaramu yerekana uko amashuri yiga, ko aziga, uko abajya ku kazi ka leta bazakora. Icyo kintu cyose tuzakibatangariza muri saneze 15 tuzababwira uko ibintu bizakora. Tuzababwira ngo mu gihe cya cogam muri iyi minsi ingana uku abakozi ba leta bazitwara uku, abanyeshuri bizagenda uku, imihanda kuri map niyi, byose tuzabatangariza. Ndagira mbabwire ko mushonje muri ariko impungenge ndayumva mwari mubaza, ariko kuba bitaravuzwe byaba bitari mu nzira, biri mu nzira, byarateguwe neza. Yanabaje ati rendez-vous kwa muganga n'umuspecialiste iratinda cyane. Ndagira ngo Ministiri w'Ubuzima aze gusubiza icyo kibazo cyo tekinike kiri specific kireba uburyo amavuriro yacu akora. Ubundi icyo twifuza nk'igihugu nuko nyine umunyarwanda urwaye avurwa akabona umuganga ashaka, ariko tukanazirikana ko tutarajya abaspecialiste bahajya mu Rwanda. Niyo mpamvu mubona buriya abaganga specialiste tubagira mu bitaro twita referral hospitals, ariko nk'ibitaro bya district ari byo abanyarwanda benshi bivuzaho. Buri district ifite ibitaro bimwe murabizi. Usanga rero turagira specialiste bahajya kuri ibyo bitaro by'ama district, ariko effort no gukorwa du training abaganga benshi mu byo twita human resource for health, HRI kinyarwanda benshi mwamaze kuyumva. Kuburyo dufite gahunda road map yerekana uburyo tumaze kugera specialiste mu myaka 5-10 banamanutse kuri bya bitaro by'ibanze na biyandi twita medicalized health centers. Nuvuga ngo turimo kujya tumana iyo gahunda ku buryo abaspecialiste baboneka mu bitaro bikomeye bazagira igihe tubabona no hasi. Ubicyo dufite n'umubare w'abaganga bahagije, ariko kujyana no kuba naho bari bashobora gutinda kwakira umurwayi, Ministiri w'Ubuzima araza kusobanuraho gato wenda uko byabigenda. Ariko ubundi ukivuzo cya guverinoma nuko umuganga uhari avura umunyarwanda kandi akamuvura bitatwaye igihe kinini cyane. New Times babaje bati kwakira abimukira tabambere bazaza ryari? Bazaza vuba, birimo kuganirwa, imyitegurire ateguye nabyo. Aho tuzabakira twariteguye, umubare uzaza wose tuzawakira, nta kibazo na kimwe kirimo. Bazaza vuba rwose, nagira ngo babwire ko ari vuba. Hanyuma nabaza tese Uganda duhagaze gute? Aha ntabwo numvishe ikibazo cy'uko baza ko duhagaze gute, sinacyumvishe neza, ndaza gusubiramo. Ariko cyangwa nagishyura mvuga ko n'ubundi Uganda umubano no kugenda ubyuka, ubucuruzi navuze ibyabwo, ntabwo nzi handi precision mwamukeneye kuri Uganda. Ngira ngo nsabe nanone ku New Times ni wasura cyo kibiciro, ntabwo numvishe n'icyo kibajijeho ku kibiciro. Yes, please go ahead. Niba izamuka ry'ibiciro ritazagira ingaruka zikomeye kuri gahunda za leta harimo mituweli na ejo heza, bimwe very good, nibyo rwose. Ubundi nyine izamuka ry'ibiciro ryakabaye igenga ko kuri gahunda za leta tubiretse bikikora uko bisa, tubiretse bikikora. Niyo mpamvu nyine impamvu tudashaka ko bigira ingaruka kuri gahunda za leta. Niyo mpamvu mumvishe ibyo navuze kare, zira gahunda twari za leta zo gufasha abaturage, za subsidy tugenda dushyira mu bintu. Niyo mpamvu tuvuga duti niyo muturage iyo dukize ya mafaranga ntunganire muri transport, n'ushe nayo babwiye kugira ngo itike itwara umunyarwanda avuye hagiye aha ye kuzamuka. Nuko twanga ko kaka saving yarakoze ari kuzishyura mituweli agakora hagiye kwishyura tike ya taxi. Iyo tuvuze ngo dushyire nkunganire mu buhinzi bura twagabanyije, twahise nkunganire hafi y'icya kabiri mu kubona ifumbire. Nuko kugira ngo wa muhinzi najya guhinga nasarura amafaranga yo nkunganire mfashe kugira ngo asagurire mituweli. Mu by'ukuri niyo mpamvu leta yo igerageza gukumira. Again uko nabivuze ntago shock leta yose yabsorbinga ngo yimare, ariko tugeza kuyamortiza, kuyigabanya ku buryo burden umuturage yikoreye iba ntoya, dushyiramo izo nkunganire mu kugurira abantu bafasha kubona amafumbire, mu kubafasha kubona imbuto iri itunganye, improved seed, mu kubafasha koroshya transport no kwishyira nkunganire kuri
ku maproduit ya peteroli kugira ngo ya mazuta amakamyo akoresha atongera transport cyangwa se no gutwara abantu kuri moto n'ibindi. Izo nkunganire tujemo kugira ngo ubuzima bwe guhenda cyane, nubwo tubizi nyine turanabyemera ko byagiye bizamuka, ariko buriya mbisubiyemo iyo nkunganire twashyize muri izo nzego zose itajyamo umubona ibiciro birenze kure ibyo tubona uyu munsi. Nkunganire yagize akamaro, icyo no kigatuma bivuga ngo ni ukugira ngo kaga saving ari gukoresha gahunda za leta ushobora kugira icyo ugasagura ukomeza n'uruzikore, ushobora kwishyura mituweli, ushobora no gukora ibindi ukora. Ariko ikindi navuga nuko leta nyine ihora ireba ibyo byose, turabireba ibyemezo bakagenda bifatwa bikurikije aho tugeze. Nitugera tuvuga ngo abaturage wenda mituweli bihagaze uku, ubwo haza yafatwa icyemezo dukurikije. Nibyo nababwira ngo tugenda dufata icyemezo dukurikije uko situation imeze uyu munsi, bwacye yahinduka tukayihindura, nuko ngo tugenda dukora. Niyo mpamvu bimwe bigora kubivuga nk'uyu munsi tari byo nababwira, ariko ngo mu by'ukuri igisubizo kimwe ijambo rimwe nuko leta irakurikira. Leta irakurikira imibereho y'abaturage n'ubukungu bw'igihugu ku buryo uko habaye ikintu tugenda twajustinga umunsi kundi cyangwa ukwezi kukundi. Ndumva ari ibyo, reka mpijambo Ministiri w'ubuzima avuge kuri icyo cy'aba specialist, hanyuma narangiza Minister of State muri Minaro akavuge ku bijyanye n'ubudehe, nabyo ngira ngo ni precision yabo kuko ngo bizasohoka ryari. Murakoze nyakubahwa Prime Minister. Ku kibazo cyo kubona service zitangwa n'abaganga b'inzobere aba specialist, nkuko mwabivuze, guverinoma yashyize ingufu mu kwigisha abaganga b'inzobere. Ubu mu gihugu dufite abaganga b'inzobere 689, tukaba dufite ubushobozi bw'abaganga barangiza buri mwaka b'aba specialist 50, ndetse mu myaka 2 iri imbere kuko twatangije izindi program mu byumweru 2 bishize, no mwarabikurikiye, tugiye kuzajya dushyira ku isoko mu myaka 2 iri imbere, guhera mu myaka 2 iri imbere abandi 30 muri za sous specialité zitandukanye. Abo nabiyongera nanone ku ba specialist basanzwe muri za specialité nini musanzwe muzi. Ibi byose ni ukugira ngo tubone abaganga bakwiriye bakora mu bitaro bikuru by'igihugu, ariko tukanamanuka tugera kuri provincial hospital no kugera kuri za district hospitals. Ikindi rero mu gutuma services zibasha kugera ku baturage muri abo bakiya dubasha gusaranganya, nuko dufite za program twita outreach program, aho inzobere zishobora kuva Kigali zikajya mu bitaro bitandukanye kujya gutanga service ku barwayi baba bamaze kumenyekana, bahawe gahunda yihariye, bakaza kuvurwa amaso, abavunitse n'ibindi nk'ibyo. Izo outreach program zirakorwa. Hari n'ikindi cyo kuvugurura processus yo gukora transfer abarwayi bava kuri za district bajya ku bitaro bikuru, kugira ngo tugabanye waiting list cyangwa se abarwayi bari ku rutonde rw'abategereje kubonana na muganga. Ibyo nuko tuvuga tuti niba hari service tuzi ko itangwa byanze bikunze nko muri King Faisal Hospital, wenda indwara z'umutima n'ibindi, mu gihe hari umu specialist umubonye uwo murwayi mu bitaro bya district, si ngombwa ngo akore rwa rugendo rwajyaga rumunyuza muri CHK akazabona kugera kuri Faisal. Ibyo byavuyeho, hari amasezerano twashyizeho umukono mu cyumweru gishize na Faisal atuma umurwayi ubonwe n'umu specialist kandi akaba azi ko iyo ndwara ivurwa gusa muri King Faisal Hospital, ahabwa transfer akajya muri King Faisal Hospital akanavurwa, agafatwa nk'umurwayi wa mituweli usanzwe no ku byiciro akishyura ku biciro agatanze muri CHK cyangwa se mu bindi bitaro bya kaminuza. Iyo nayo ni ivugurura mu bijyanye na referral system, bizatuma ahenshi tugenda tugabanya urutonde rw'abarwayi bari kuri bategereje kubonana na muganga w'inzobere. Turumva ibi byose ni umusaruro uzafasha mu gutuma tugabanya abarwayi bari kuri waiting list. Murakoze. Thank you. Minister of State Minaro, nawe yagira icyo avuga ku byiciro by'ubudehe. Murakoze nyakubahwa PM. Icyo nabanza kubwira Claudine nuko ibyiciro by'ubudehe leta ibikoresha cyane cyane mu rwego rw'igenamigambi kugira ngo tumenye imiryango wenda ikeneye gufashwa muri iki, idafite amashanyarazi, idafite amazi, cyangwa se ikeneye kubona amatungo magufi cyangwa inka n'ibindi. Rero ibyiciro turi kugenderaho uyu munsi nibimaze iminsi, yego nibyo, ariko dufite n'uburyo icyiciro gishobora guhindurwa. Hari abaturage barabizi, bajya ku kagari akaba yavuga wenda inzu yanjye ikiza cyarayitwaye mu mpindura icyiciro, ariko bikagira uburyo byemezwa kugera ku rwego rw'igihugu, ku kigo gishamikiye kuri Ministeri y'Ubutegetsi bw'igihugu cyitwa RODA, bakabyemeza bwa nyuma. Rero ibyiciro bishyashya raporo dufite byatangiye gukusanywa, urebye muri Covid neza byatangiye kwitegurwa mbere ya Covid, ariko amakuru yakusanyijwe neza
mu kwezi kwa 9 2020 murumva ko n'ubundi ntabwo covid yahinduye cyane cyane nk'uko nyakwa PM yabivuze, ariko n'icyo gihe amakuru yakusanyirijwe n'ubundi asa nkaho asa n'ukuri, kandi n'ubundi ibyiciro ubu ngubu bari bafite nabivuzeho, hari uburyo bwo gukomeza amakuru ahinduka, uteye imbere araza akavuga mwaramfashe bihagije nkeneye guhindura icyiciro, ibyo bintu bizahoraho. Ushaka kumanuka cyangwa ushaka kuzamuka, ariko hari uburyo nyine byemezwa nk'uko nabivuze. Hanyuma rero amakuru dufite ibyiciro bishyashya abaturage bategereje akomeza gusaba, dufite raporo isa nkaho ari ya nyuma, ariko duteganya ko bishobora kuzatangira gukurikizwa neza, gukoreshwa mu mwaka utaha w'ingengo y'imari mwaka wa 2022-2023.